niba mu buzima bwawe ugengwa n'ikintu kimwe muri ibi birindwi birababaje, ugomba gutangira kwitekerezaho ko hari byinshi ugomba guhindura. Benjamin Disraeli yaravuze ati umuntu si igikoresho cy'ibintu, ahubwo ibintu ni igikoresho cy'umuntu. Ikibabaje ibi ntibigikora muri iki gihe, kuko abantu ntibakibaho ubuzima bwabo, ntibanakigenga ubuzima bwabo, ahubwo burababaza gusa. Ntarakomeza, niba uri mushya hano ukaba utarakora subscribe, yikore kugira ngo utazagishikwa na video nziza dushyiraho byibuze rimwe buri wa gatanu. Ujye wibuka kandi kuyigeza ku bantu benshi, uduhe like, twandikire muri comment ko wabonye video n'ibintu ushaka byose ko tuganira. Wibuke kandi comment zanyu ndazisoma kandi nkazisubiza. Ikintu cya mbere kitagomba kuba kigenga ubuzima bwawe ni umujinya. Ntuzarekane n'umujinya ugukoresha. Iyo umujinya uzamutse ushobora kwigaragaza mu buryo bubiri, haba kubangamira abandi cyangwa se kuri wowe ubwawe. Ugomba kuba umugenga w'umujinya wawe, ukirinda na rimwe ko umujinya wawe ukugenga, kuko igihe umujinya ukugenze, umujinya ugufatiye icyemezo, nicyo cyemezo cya mbere uzicuza mu buzima bwawe bwose. Niba urakaye, niba ubabaye, niba umeze ute, wifata icyemezo gikomeye. Fata umwanya wawe, uhumeke, wicare, ufate ubwenge, usubize ubwenge ku gihe mbere yo gufata icyemezo cy'icyo gutera uwo nabi. Rimwe na rimwe abantu bazagutera umujinya kugira ngo ukore ibidakorwa mbere yo gufata icyemezo icyo ari cyo cyose, mbere yo gusiga umugore wawe, gusiga umugabo wawe, cyangwa se gusiga abana bawe, mbere yo gusiga akazi kawe, guta akazi kawe, gukora ikintu icyo ari cyo cyose ugifite umujinya. Banza witonde, wicare utuze, witekerezeho, ubone ufata icyemezo. Icya kabiri kitakagombye kugenga ubuzima bwawe ni ahahise hawe. Igihe umara mu hahise hawe nicyo gihe uhomba none cyangwa se uyu munsi hawe. Ahahise hawe niho hakagombye kuba hakugenga, kuko ntihazagaruka. Abantu benshi usanga batinda batitekereze buri gihe ibyo batakoze, ibyo bagombaga gukora batakoze, ibyo batagezeho bagombaga kuba baragezeho mu gihe cyahise, bagata umwanya wabo kandi mu by'ukuri ntacyo bahinduraho, nta n'icyo yewe ibyo bintu byabafasha mu hazaza habo. Ntacyo bizabafasha mu hazaza habo. Usanga bamwe bavuga ngo niba waravutse ukennye uzasaza uri umukene. Ibi si byo, nta kuri kurimo. Ibyo ntabwo ari uko mbibona. Hari abantu benshi tuzi uretse no mu Rwanda ndetse no mu mahanga, tuzi ko bavutse bakennye ariko ubu bakaba ari abamiliyoneri. Ubu ngubu usanga ari abamiliyoneri bazwi ku isi hose, kandi baravutse ari abakene, baravutse mu miryango ikennye. Kubera iki? Ko batigeze bafata ya magambo yose ngo niba uvutse ukennye uzasaza ukennye. Kura amaboko mu mufuka. Niba imvura irimo kugwa, uko witwara mu kuba imvura irimo kugwa nibyo bigaragaza uko umerewe. Ahahise hawe hakaba hakwigisha gukura, ugaharanira kujya imbere, aho kugira ngo ahahise hawe, aho kugira ngo ugingizwe n'ahahise hawe. Icya gatatu utakagombye kuba kigenga ubuzima bwawe ni igitsina. Ntugomba na gato kureka igitsina kikugenga. Ntugomba kureka igitsina kigenga ubuzima bwawe. Tuzi abantu benshi bagiye bagengwa n'igitsina cyabo, ubu bafunze cyangwa se bicuza, baravuga ati igitsina cyabo cyabakoresheje. Uwo waba uri wese, uko waba umeze kose, ntugomba kureka igitsina cyawe kikugenga. Ntugomba kureka igitsina kikuyobora. Ntugomba kugira ibyiyumviro byo gusimbukira ibyo ubonye byose, gusimbukira ibihise byose, cyangwa se bakwita babandi bita bakurera udujipo. Ugomba kwimenyereza kubiha umurongo. Tuzi abasaza benshi cyane batandukanye usanga bamara igihe cyabo biruka inyuma y'utwana tw'udukobwa, bagatagaguza amafaranga yabo, bagatagaguza ibyabo byose nta mubare, kugira ngo gusa bakemure ikibazo cyabo cy'igitsina. Nyamara basize abagore babo mu rugo. Byose kubera iki? Kuko bemeye kugengwa n'igitsina, bemeye kuyoborwa n'igitsina cyabo. Aha ndashaka kuvuga ko niba wemeye kugengwa n'igitsina, niba udakontorore cyangwa se utimenyereje kudategekwa n'igitsina ukiri mutoya,
no mu busaza bwawe uzaba ukimeze gutyo, uzaba ukigengwa n'igitsina. Wowe ugomba kuba umuyobozi w'ubuzima bwawe n'igitsina cyawe, ariko cyo ntikigomba kukuyobora, ntikigomba kukugenga, kuko nubwo waba ufite amafaranga menshi, nubwo waba ufite akazi keza gute, ariko niwemera kugengwa n'igitsina, niwemera kuyoborwa n'igitsina, byose uzabibura, byose bizayoyoka. Icya kane kitagomba kuyobora ubuzima bwawe ni amafaranga. Amafaranga ni umuyobozi w'isi yose. Birababaje ariko niko kuri. Amafaranga ni meza ariko ntagomba kukugenga, ntagomba kuba izingiro ry'ubuzima bwawe. Abantu benshi usanga bagengwa n'amafaranga, ugasanga biruka inyuma y'amafaranga, bakibagirwa ubuzima bwabo, bakibagirwa, ugasanga imiryango yabo barayibagiwe, nyamara barangiza ugasanga ya mafaranga bayamara bivuza, bagarura imiryango yabo, nyamara nta kintu na kimwe burya cyakugarura ibyo watakaje. Wikora ikintu bidakunze kuko bakubwiye ko kirimo amafaranga. Kora icyo wumva ukunze, icyo ushaka, kandi ugikore neza, amafaranga nayo azaza. Ikintu cya gatanu kitagomba kugenga ubuzima bwawe, kitagomba kuyobora ubuzima bwawe, ni ugucira abandi imanza cyangwa se gucira imanza abandi. Usanga abantu bari muri ibyo. Niba warakurikiye neza kuva ngitangira iyi video, ndakubwira wowe ubuzima bwawe, kuki ugomba kureka ubuzima bwawe bugengwa n'ubw'abandi, kuki ugomba kureka ubuzima bw'abandi bukagenga ubwawe, kuki ubuzima bwawe wowe utabugenga ubwawe, kuki ubuzima bw'abandi bugomba kugenga ubwawe, kuki ubuzima bw'abandi bugenga imibereho yawe. Iyo mvuga ibi binyibutsa umugore umwe, umudamu umwe nawe ajyaga muhitamo, yaratuye ku nzira yaho nyura kandi tugomba kujyana muri training, nkajya muhitaho kugira ngo tujyane, ugasanga aranyereza gusa yabuze icyo yambara, yajya kwambara ikanzu ngo barambona ngo uko mfite ngo amaboko manini, ngo barambona ngo uko mfite ngo ibiboko binini, yajya kwambara jeans ngo barabona ngo uko mfite ngo amabuno manini, yajya kwambara ijipo ngo abantu ngo barabona ngo uko mfite ibiguru binini, ugasanga arambara umwenda arawukuramo, arambara umwenda awukuramo, ugasanga mu by'ukuri ubuzima bwe buragengwa n'ubw'abandi. Abo ni bande? Abo kuki bagomba kugenga ubuzima bwawe? Abo bantu utinya ni bande? Kuki ugomba gutinya abo bantu? Kuki utagomba kwambara ibyo ushaka ukunze, ibyo ubona bikubereye? Ndabizi biragoye witigira icyizere, ariko menya ikintu kimwe, ni ubuzima bwawe ari ubwawe, nta wundi ubufiteho uburenganzira, ni wowe ugomba kubugenga, nta wundi ufite uburenganzira kugenga ubuzima bwawe. Ubuzima bwawe nta wundi muntu ubufiteho uburenganzira bwo kugenga. Bafite ubuzima bwabo, abutinya bafite ubuzima bwabo, nawe baho ubuzima bwawe. Igihe ni iki, niba hari abagengaga ubuzima bwawe, niba utigiriraga icyizere, tangira wigirire icyizere. Igihe ni iki, tangira wigirire icyizere, tangira ureke ugenga ubuzima bwawe, ko kugira undi muntu ugenga ubuzima bwawe. Ikintu cya gatandatu kitagombye gutegeka ubuzima bwawe ni ubwoba. Buri wese agira ubwoba. Ubwoba ni ikintu gisanzwe, ni ikintu buri wese agira, ariko ntabwo ugomba kureka ubwoba bukugenga, ubwoba bugenga ubuzima bwawe. Ubwoba ntibugomba kugutegeka, kuko ibyo ushaka kugeraho byiza biri inyuma ya bwa bwoba. Ugomba gukontorora ubwoba kugira ngo ugere ku kintu cyiza. Ikintu cya karindwi kitakagombye kugenga ubuzima bwawe ni ibiyobyabwenge. Niba wishoye muri ibi bintu, bizakumaraho ibyawe byose, bikumaraho aho hose, ndetse n'ubuzima bwawe. Abantu babayeho gutya, babayeho ubuzima bwabo gutya, ntabwo bagera ejo hazaza. Niba warubayeho gutya ukaba ugengwa n'ibiyobyabwenge, ntutegereze ahazaza. Ahazaza hawe hahari. Nta rero nshoreje video y'uyu munsi ngushimira ko wabanye nanjye muri iyi video. Byari kuri ibi bintu birindwi bitagomba gutegeka ubuzima bwawe. Niba hari icyo ubonye cyagengaga ubuzima bwawe,
igihe ni iki ubitekerezaho ukireke kuko ubuzima bwa nta kintu icyo ari cyo cyose nta muntu uwo ari we wese ufiteho uburenganzira bwo kubugenga ni wowe ubwawe ugomba kugenga ubuzima bwawe. Yari Mpenzi TV, njye na Mpenzi Dozi, bye.